Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka wagerwaho mu kizamini cyawe kubera wakoze ibizamini bihagije ukabona ibibazo byose wabibonyeho. Fata agapapuro n'agakaramu rero dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali turayikwigisha ukazagerwaho mudasobwa ntikubera imbogamizi. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe guhindukira. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Iki cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, uba ugomba guca aho hantu ubanje wazenguruka. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga wageze kuri rompuwe. Hara rero iyo habonye kino cyapa gitegeka uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka, baba bagutegeka ko ugomba kuhaca ubanje wazenguruka, ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video nagukoreye y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda. Hariya haba hari kwerekanwa n'ibimenyetso bimurika, aho baba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Ibinyabiziga bishobora kuhagenda: A, biteganye, B, ku murongo umwe, C, A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Birashoboka ko cyane cyane hano mu mihanda y'i Kigali ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye, kubera ko usanga nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Rero birashoboka ko ibinyabiziga byahagenda biteganye. Ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, byo birashoboka cyane aho ariho hose, kubera ko nta gihe ibinyabiziga byatonda umurongo bihatondere hahandi rimwe biteganye, ahubwo bigomba kugenda ku murongo umwe, kimwe kikajya imbere ikindi inyuma. Rero hariya herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye, kimwe kiri iburyo cyangwa ikindi kiburi ibumoso, cyangwa se ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Hano rero bari bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka kugeza tariki 24 z'ukwa 12 2025. Mutwandikire cyangwa muduhamagare tubashakire kode, musoze umwaka mufite ibyangombwa. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV kubibafashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibe binyabiziga bishobora gukorerwa isuzumwa buri mwaka: A, ibinyabiziga bigenda gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenda gutwara ibintu birengeje toni 3 n'ibice 5.
gatanu, mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Se ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibi dukoresha turi kubigisha gutwara ibinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba izo cyanya cyo ni ikihe? Ubundi ibinyabiziga bikurikira biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Niba bavuga ngo buri mezi 6, umenye ko A iraba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ariko bakivuga ngo buri mwaka, urahita uhitamo ko igiso cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramusamo D, ndizera ko waramutse ukandika uwa papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, mu gihe kuri D baratubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kinini D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa se ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hashobora kuba hari ibyapa cyangwa ibindi bimenyetso, ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda utaringaniye iburyo. B akamanuko gashobora gutera ibyago. C ahantu umuhanda umeze nabi. D guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Uba ugiye kugera ahantu hacuramye cyangwa se ahantu hamanutse cyane. Kino cyapa rero ntabwo hahoramo 10%, ahubwo rino 10% biterwa n'ako kamanuko cyangwa ako gazamuko ukuntu karaba kameze. Harimo 30, urumva haraba hamanutse cyane. Harimo 40, urumva haraba hamanutse cyane byisumbuye kuri 30. Rero ntabwo buri gihe hahoramo 10, hari aho uzagera ubone bashyizemo 20, 15, biterwa n'ukuntu ako kamanuko karaba gahanamye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi bishyirwa mu ntera ingana na metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bakubwira ngo kamanuko gashobora gutera ibyago, ukamaza ukagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari akamanuko gashobora gutera ibyago. Ndakeka ko waramusamo B rero, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Ese kudepasa bikorerwa he? A mu ruhande rw'iburyo gusa. B igihe cyose ni ibumoso. C iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ubundi abantu benshi bakunda guhitamo bahitamo ino B ngo igihe cyose ni ibumoso, ariko oya, ubundi bavuga ngo ibumoso wari guhitamo icyo ngicyo.
kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho unyuze mu ruhande rw'iburyo bitewe n'iki? Bitewe n'icyerekezo uri kujyamo cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuramo, ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'isangano mugezemo. Ndakeka ko waramutse amode, ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawe budatuma unyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga usanze unyuranyeho, wateza inkomyi. Rero uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi: iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa se ni mugari? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari 10? D, nta giso cy'ukuri kirimo, cyangwa se igiso cy'ukuri akaba ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko icyo wareberaho cyose nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande zahariwe abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kitamurika mu ntera runaka nifuza, reka nshyireho andi matara. Biba bibujijwe, ariko ntibireba cyangwa se ntibitegetswe ku matara ari imbere mu modoka. Ari amatara ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi, kubera ko byo biremewe. Ndakeka ko waramutamo B, amatara ari imbere mu modoka. Ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 badahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo ipikipiki, ni inzira y'amapikipiki itegetswe. Harimo ikinyamitende, ni inzira y'ibinyamitende itegetswe. Harimo abanyamaguru, ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Rero mwa kino cyapa cyacu harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ubonye ibyapa biri kukugora, iyo video nari gukoreye sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujije gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo hari imyaka agomba kuba afite kugira ngo yemererwe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Iyo myaka: A, imyaka 10, B, imyaka 12, C, imyaka 7, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo.
hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho atwaye ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko isoki cya nyacyo waramuze kuyandika ku gapapuro. Njya mbona ababyeyi ba hano i Kigali babyubahiriza, yabajyanye nk'abana ku ishuri ukabona yabashyize mu ntebe z'inyuma. Kubera iki? Kubera ko akenshi wenda ni abana batujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa aho waba uroshe mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha ukagerwaho mudasobwa itakubera imbogamizi. Ukeneye ko twigana turi kumwe iminsi 2 ukajya mu kizamu ugakora kandi ugakora rimwe uhita utsinda, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B, yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze abaratambuka mbere, cyangwa se biriya bimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga bitari gukora. Kandi hari ahantu kubera hahuriye ibinyabiziga byinshi, biba ngombwa ko hahita hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi biriya bimenyetso bimurika ubundi biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko hano mu mujyi wa Kigali hari igihe mubona barabimanitse cyangwa se biri ibumoso. Kubera iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika atari na biriya bimenyetso bimurika gusa, n'ibindi bimenyetso byose byo mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Rero biriya bimenyetso bimurika abashaka kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara arangwa n'amabara asate? A, umweru cyangwa umuhondo imbere. B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Muzarebe akenshi ay'imbere aba ari umweru cyangwa umuhondo, naho inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Wari wahisemo A iba ari izo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari izo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo hadahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri ariyo A na B. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu iyihe ntera? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kinini D muri metero 200 nibura. Nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikana ku gapapuro. Turahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A isoko ry'amatungo, B ivuriro ry'amatungo, C uruzitiro rw'amatungo, D akayira k'amatungo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D akayira k'amatungo. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ushobora kubona harimo ikirango cy'inka ukagira ngo ni inka gusa ziba zigiye kuhaca. Oya, ikirango kiba harimo inka, haba ari amatungo magufi, yaba ari inka n'ubundi haba harimo ikirango cy'inka. Ndakeka ko waramusamo D akayira k'amatungo. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro ariko ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera ingana hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Akayira k'amatungo icyo cyapa ntago kiraba gishinze kuri ako kayira, ahubwo uramanza ugenda urwo rugendo iyo ntera ingana ityo kugira ngo ubone kugera aho hantu ari akayira k'amatungo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ese abagomba kubasigira akayira kangana gute kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A metero 1, B metero 2, C metero 0.5. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. Ubu ugomba kubasigira akayira byibura gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda bagatuma mubateza ibyago cyangwa namwe bakabateza ibyago. Rero uba ugomba kubasigira akayira kangana na metero 1 kugira ngo bataza guteza umuvundo mu binyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Kigaragaza ahantu hagenewe guhagararwamo na ziriya modoka nini gusa zagenewe gutwara abantu, muri make autobus gusa. Iyo cyapa kirangwa n'amabara akurikira: A ubururu, B umweru, C umutuku, D na iso cy'ukuri kirimo.
hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isoki kuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko isoki nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Icyo cyapa kirangwa n'ubuso bw'amaraso, ati hano nta gisoki kuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije, harimo na kapa. Urebye iriya video y'amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda wasoza kuyireba, icyo cyapa wakibonye ubundi ntibizakugore mu kizamini urakora. Ndakeka ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Muri ibi byapa bine ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ese ni se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, cyangwa ni icyapa B2A cyanditsemo ngo stop. Hano n'ubundi hasi nibyo bakubajije. A icyapa C1, ndakeka ko icyapa C1 uri kukibona. B icyapa E14, ndakeka ko icyapa E14 uri kukibona. C icyapa C2A, ndakeka ko nacyo uri kukibona. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ni icyapa B2A. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B icyapa E14. Ese waramutamo B? Ese waramutse kwandika ku papuro utari wese moniza ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ukikora. Kino cyapa cya E14 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wese moniza ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikintu busabweho ni ugukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isoki cy'ukuri na B ikaba ari isoki cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isoki cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe bigenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se mu gihe byambukiranya umuhanda. Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tugare bashyiramo abana bakagenda basunitse, na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare tugendwamo n'abafite ubumuga. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ibindi binyabiziga byose nubwo cyaba gihagaze ku muhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kitababereye imbogamizi. Ariko bino byo igihe byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda iruhande rw'umuhanda si ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo icyapa cyiyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asa ate? A ubururu, umweru, umukara. B umukara, umweru, umuhondo. C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D nta gisoki cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Birashoboka ko waba utazi kino cyapa cy'inyongera ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye, utazi neza kino kivuga ngo ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa, ariko uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye, nabyo leta bigufasha gutahura igisoki cyanyacyo. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Biriya byapa nyongera namaze kuhakora na video yabyo iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu,
ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hano niyo mpamvu bavuze ngo ubururu bari kuvuga umuzenguruko w'ubururu, umweru bari kuvuga ubuso bw'umweru, n'umukara bari kuvuga ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode cyangwa kwiga, twandikire utubwire ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu, yaba ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online bitewe n'ibikoroheye. Ukeneye kwiga mudasobwa mbere yo kujya mu kizamini, turayikwigisha ukajya mu kizamini ugakora mudasobwa itakubereye imbogamizi. Ukeneye ko tukuzanira igitabo iwawe cy'amategeko y'umuhanda kivuguruye, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.